ihagije uri Mana ihagije Yesu uri ihagije Mana ihagije Nami wihagije ihagije Mana ingamba kunzi mwiza yarankunze namuzi yafatishije umugozi arirwo rukundo rwe izo ngoyi ze zanteye kumwihataye rwose yenuwe nawe nuwanjye tugeze iteka ryose yenuwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose nabonye umukunzi mwiza byose arabishoboye ajyandinda kagakoze mu nzira mw'ijuru umuhanga amasiteka bizangiza intege nke shiruko boba shiruhute tumanza tabaruka shiruko boba shiruhute tumanza tabaruka nabonye umukunzi mwiza niwe w'imbabazi niwe mujyanama wanjye niwe undengera iteka ntakubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni ntabya none nabizaza nanyana Yesu ntabya none nabizaza byazananyana Yesu ntabya none ntabizaza byazananyana Yesu. tuguhaye ikaze wo gukurikirana ibiganiro tubagezaho bya MGR Robi cyangwa se online TV. Twongeye gusura pasiteri wanyu benshi mugaragariza urukundo mutwandikiramo mudusaba, ubwo rero twongeye kubasura kugira ngo twumve byinshi biberekeyeho, ariko biri hirya gato cyane y'igipasitora, ahubwo mu buzima busanze bwa gikristo. Ese urugo rwa gikristo rubaho rutero babaho bati se abakristo ubundi bo bajya bagira igihe cyo gukina, abakristo bajya bagira igihe cyo kuganira, cyangwa iyo agiye kumubwira ikintu bamuvuga ati soma muri Matayo uramenya icyo nkubwiye. Ubwo rero niyo mpamvu twabashatse kugira ngo batuganirize ibintu bigiye bitandukanye. Turi kumwe n'undi n'umushumba Revera Pasteur Renza Emmanuel ndetse na madamu murabona imbere yanyu, reka tubakire kaze. Ya murakoze. Tubaye kaze. Ya murakoze Imana umugisha. Bo sinzi nimba turi butangire tumusaba ngo twibwire, ariko ni ikiganiro cyo kubohoka no kutuganiriza rwose. Turagira ngo nabo babohoke, urumvuga ubuhoke butuganiriza. Ya Rwose mutuganirize, hari abantu benshi badukurikiye bifuza kumenya couple yanyu uko imeze, ese bimeze bite, cyane cyane ko uyu munsi twaje dufite inkuru y'uko mumaze hari imyaka 25 murushinze. Ndibaza atari ejo bundi hashize, harimo igihe kinini, harimo inzira ndende. Tugira ngo mutuganirize rwose, ubundi kuba mumaze imyaka 25 murushinze pastor, mubifata nk'iki, bivuze iki kuri?
ishimwe rikomeye, ni ishimwe rikomeye kumara imyaka 25 twubatse urugo ko kuva nabaho ngewe navuga ngo nabayeho mu buzima bukomplitse bugoye, ntago nari nzi ko nzagera igihe nanjye nubaka urugo, ariko kuko nasengaga Imana ikajya impumuriza ikambwira ngo nzakubakira, ntago nari nzi izabikora ite, izabicisha he. Igihe cyarageze rero inkorera ubukwe nkuko yajyaga bimbwira. Numva rero ari ikintu gikomeye, mfite byinshi nabonye, mfite uko nabanye n'Imana, kandi nabonye Imana yayindi isohoza amasezerano. Imyaka 25 umuntu yakwifuza kumenya se Munadi mwashinze urugo tariki iyo mwaka buhe? Twakoze mariage ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu muri 1995. Ikirori cyagenze neza rero? Ikirori cyagenze neza, Imana kuko wari umugambi w'Imana, Imana yari kumwe natwe, yatwubakiye urugo rwiza, yatwubakiye urugo rw'umugisha. Mbere yuko turwubaka nyine habayeho amajwi menshi avuga ko njye nshatse ndi umwana, ko ntazabishobora, nanjye nkageraho nkumva ko ntiye, nkumva ko urugo hari rufite ibintu biremereye bibamo. Bambwira ngo uzabishobora kubaka, nkumva ko wenda ari ibintu biremereye cyane, ariko nagezeyo nsanga ni ibintu fasiri, ni ibintu byoroshye bidasaba imbaraga nyinshi. Bano mudukurikiye rero turi kumwe na couple hano imaze imyaka 25 ibana, kandi ntabwo iyo myaka 25 irangiriye hano, ahubwo irakomeje. Tushobora kuzagaruka ejo bundi baye 50. Rero turifuza kumenya byinshi kuri mwe rwose. Ibi bintu bya 25 mubigizeho umuto wundi, sinzi nimba byoroshye, ariko menya hare bitoroshye. Tujya twumva ibintu byinshi byo mu ngo, tujya ngo tumenye se pastor ibintu mwabifashijwemo ni ntabwo byoroshye kuko ntabwo byoroshye kubaka urugo. Biba bisaba nyine ko habaho kwihanganirana mu rugo, habamo byinshi bigoye kandi binaniza, ariko ikintu nigiyemo njyewe ni nashatse nkuze, kandi nashatse nshaka noneho ntari mfite ibyiringiro, kugeza aho Imana yasohoreje isezerano. Ndibuka uwo munsi kuri invitation yanjye nanditseho ngo mureke ishyanga rikiranuka ryinjire, kubera ko hari byinshi nari maze gucamo. Narambagije umukobwa tumarana imyaka 4 n'igice, umukobwa aritaba Imana. Ubwo rero nyuma y'intambara yabaye mu gihugu cyacu, byari bingoye kugira ngo nongere mbone undi. Nabashije guca, hari undi mukobwa twakundanye igihe gitoya, nkimubana tuki mu gihe twari turimo kurambagizanya, menya ko atwite. Ubwo byarangoye cyane, ndwara intambara kugira ngo wenda ndebe ko twabana, ariko muri icyo gihe nabonye ibintu bitoroshye, kuko nibwo umusaza we yampanuriraga ko ngomba kwishingira, ko Imana yamubwiye ko ngomba kwishingira. Ariko mu gihe yarambwiye ngo ni Imana, nanjye namubwiye ntigende umubwira se. Umukobwa araza, ageze mu rugo, ikintu cyabaye nuko muri ako kanya mugombye no guhumura, twese tukiri mu rugo. Hari abasore bari mu rugo, nanjye nari mvuye muri douche, ngarutse barambwira ati wa musore musaza w'umukobwa yitabye Imana. Ubwo rero twese twahise twihuta tujya kureba umuntu upfuye. Nuko hari mu masaha ya 12 za nimugoroba, tugezeyo, bamwe binjira mu cyumba yararimo baramusengera. Ubwo mushiki we nawe ajya gupima
ngo arebe ko koko yapfuye, asanga umuntu yapfuye yarafite ibipimo byose by'umutima ubushyuhe, ahapima asanga umutima utagitera, asanga yakonje. Nuko nyine icyakurikiyeho habayeho gusenga. Muri uko gusenga Imana imbwira ko ngomba kwihana, impamagara mu izina rwose, Emmanuel ihane kubera icyo mbabaza. Nuko ubwo ninjye wari uriho, undi yapfuye, wenda ibihano byagomba gufata uwo nguwo, ariko kuko atarakiriho aba ari njye ubazwa ibyo bibazo. Ubwo rero icyo nakoze, naciye bugufi ndihana. Abo basore twari kumwe baransengera mu kugambira kwishyingira, nyine ubwo nicyo nihanaga. Nuko ubwo noneho turangije Imana irambwira ati kora umurimo wanjye. Umurimo rero yanshingaga, naribajije se ndakora iki muri aka mwanya, ndakora iki? Ariko mu by'ukuri nahise numva ijwi rimbwira ngo umurimo nta wundi nyine no gusengera umuntu wapfuye. Ubwo rero mu by'ukuri nabonye Imana, twaramusengeye turamusengera, Imana ihita ivuga, irongera avuga ati ndamusubiza mu gitondo saa 12. Ubwo rero icyo gitondo cya saa 12 uwo muntu nyine saa 12 zuzuye twagiye kubona tubona arakangutse, akanguka yinanura, avuga ko yarara ahantu kure cyane kandi ari kubabazwa kubitwa. Nuko ubwo cyo kora sinabashije gukomeza kwihanganira kugumaho, nahise ntaha. Muri uko gutaha rero natahanye umugambi ko ngomba gushaka undi mufiance, ubu ngo nkamureka. Ariko noneho igihe cyarageze, sinarinzi nyine, ariko mu gihe wa wundi wa mbere yapfaga nigeze nerekwa umukobwa uri ahantu mu giturage ahantu gutya, ari mu byatsi, ndimo kuririra uwapfuye. Imana yambwira ati ubwo uriya yatashye, dore genda wibwirire uriya. Ubwo uyambwiraga nabonaga umukobwa w'inzobe, ariko sinarinzi arindi. Byarangoye rero kugira ngo nzamumenye, nzamubone, niho nahuriye n'ibyo byose. Ubwo rero mu gihe nyuma yo guhura n'ibyo byose nari mvuyemo, nibwo nahuraga n'uyu rero, mumenya mu gihe yari asanzwe ahari, ariko sinari muzi. Mukuru we rero twaririmbanaga muri korari Baraka, cyangwa se yitwaga cyo gihe cya hafi. Nibwo ngiye kubasura nsangayo uyu. Uwo munsi mu gitondo, mu icyifuzo cyanjye aracyakira. Kuva icyo gihe dutangira ubuzima bwo gutegura ubukwe bwacu. Twabuteguye mu gihe gito cyane, kuko nari nasa nk'umuntu urambiwe ibintu by'ubufiance, kandi narahuyemo byinshi. Ubwo rero nyuma yaho twakoze ubukwe. Nyuma yo gukora ubukwe twabanye neza, kandi numvaga nk'uko yabivuze, abantu baravugaga tushatse umwana, abandi nawe bakamubwira ati se bite, nta bukwe bujya butaha budakubiswe intorezo. Icyo gihe rero Imana nagombaga kwihanganira ko ibyo ari byo byose, nimba ari n'umwana, ngewe ngomba kumwereka ko ndi mukuru, kandi nkajya mucira bugufi mu bintu byose, tukazagera aho tugera. Ubwo rero Imana yaramfashije, namubonye mubabaye, kandi numvaga ngomba kumufata neza. Ubwo rero nshima Imana ko yadufashije tukarwana iyo ntambara, kugeza igihe Imana impamagariye no kuba umukozi wayo, yinjira mu murimo. Igihe kiragera, nagombaga no kurinda icyo Imana yashyize muri nge, ubuhamya bw'agakiza Imana yashyize muri nge, no kuba ndi umukozi w'Imana. Ubwo rero twagiye turwana intambara nziza dufashanya. Nshima Imana kuko Imana yadufashije muri urwo rugendo rwose. Twahatambutse neza, ntago twigeze turwana, ntago habayeho ibintu bikomeye mu buryo navuga ngo rwose habayeho intambara hagati yanjye nawe. Oya, twarwanye intambara yo gukiranuka, kandi tubasha kubisohokamo amahoro kugeza kuri imyaka 25. Nibyo ni byiza, ariko hari urubyiruko hano hanze rwifuza kumenya ubundi kugira ngo pasiteri abagejeje imyaka 25 ibintu bye byatangiye bite ubundi. Wenda ashobora kwikompara n'ibyo akavuga ati ngewe nshobora kuba narihuse, cyangwa ibyiza reka nawe ndindire nk'uko pasiteri wanjye yabigenje, cyangwa se sinzi. Ngo twagira ngo dusubize mu ishusho ya kera,
mbere y'uko wenda ujya kwegera mama Nadina byagufasha igihe kingana iki se? Wamubonye umunsi umwe wenda mu iteraniro rirangiye tugenda nawe ati rwose ndifuza ko twazabana, cyangwa abandi urabitekereza urwana n'umutima urabisengera simbizi, cyangwa se n'ubwoba bw'abantu bujya buzamo? ngewe nk'uko nabivuze nabanje gukunda abana tumaranye imyaka n'igice, nyuma yaho nkundana n'uwundi byari bibaye nk'amezi hafi umwaka. ubwo rero bimaze kubona ko ari ibintu Satani ari kugenda ategura imbere yanjye by'intambara gusa, nibwo rero Imana imaze kuntambutsa hariya. ubwo uriya musore nakubwiye yitabaga Imana, tukamusengera Imana ikamuzura. Kuva icyo gihe nahise numva noneho ntazi icyo gukora, ariko umunsi umwe ndi kugenda nasuye famiye yabo, mpageze mbona ndamubonye numva umutima wanjye urafashijwe, numva umutima wanjye uraruhutse, ariko ndibaza se ari bunyemerere. nuko aho rero buke bwaho ndimo hafi kwisitegura gusezera, kuko naraye iwabo icyo gihe kwa mukuru we, twararimbanaga ari we mukuru we, twararimbanaga n'umugabo we. umva rero nasuye abakozi bagenzi banjye mu murimo w'Imana. nuko ubwo rero njya gutaha nibwo nabonye akanya ko kuganira n'uyu, aranyemerera musaba urukundo, ararumpa. ubwo uwo munsi kubera ko nari ndambiwe kuba mu busore, nari njyenyine mu rugo, ababyeyi tutari kumwe, noneho byatumye nihuta mpitira kwa pasiteri wari uyoboye icyo gihe, yari Matiyasi, mu itorero ryacu ADPR mu Gakinjiro. Nukumpitira yo mubwira ikibazo, ndamubwira ko nabonye umufiance, arambwira tuzamuzane kuwa gatatu. kuri uwa gatatu ndamujyana, tugeze tubaza ibibazo, ese uramukunda, ese wamushimye, ese ibintu nk'ibyo. nuko nyuma yaho ubwo nyine ubukwe tuba turabwandikishije mu itorero, mbo tujya muri komine. nuko ubukwe ntabwo bwafashe igihe kinini, tuba turashyingiwe. ariko ibibazo nakubitanye nabyo inyumiyo nabwira abasore nuko gushaka umufiance, kurambagiza kwiza no gusenga Imana, ukabaza Imana umugeni wawe. Imana yajyaga imbwira ko izanshyingira, ikambwira ko izamo umugeni tuzabana. muri ibyo byose aho naciye hose, nukuri ntago nari inzu uyu nguyu, ariko burya yarahari Imana imumbikiye. ubwo rero navuga ngo abasore bashaka bagomba gutuza bagasenga Imana, kandi noneho muri uko gusenga Imana bakareba n'umugeni, bakabibwira Imana kondisiyo z'abageni bashaka. nimba ushaka umugeni utuje, umugeni uvuga cyane, Imana yabafite. njyene nasabye umugore utuje utavuga menshi. ubwo rero yaramumpaye, Imana yaramuguhaye. Reka njye kwa mama Nadina nawe yadusobanurire. Pasiteri tubwiye ko yakubonye ndetse yaraye mu rugo rimwe, akahita ashaka nabyita nka audience, mukaganira akakugezaho icyifuzo, ukahita umwemerera. ko tuzi ko ubundi abakobwa cyane cyane abakera babanza bakiraza i Nyanza, reka mbitekerezeho, reka nzabigeze gute, kuki wahise umwemerera? mpamvu nahise mwemerera, hari ikintu nari naravuganye n'Imana. kuko abantu basenga burya bafite ukuntu babana n'Imana. ubwo mu gukura kwanjye, kuko nakuze mvumbutse, nari ndi umukobwa ukuze, bakandambagiza, nabakanira, bagahinduka abanzi banjye, abandi bakambwira ati none igihe kiragira ko mu kigero cyanjye, abari imbere yacu, inshuti zanjye bashatse imbere yanjye, tukaganira, tukababaza uko mbese urugo rumera, mbese bimeze gute, ubundi buzima mbese bakadusobanurira. noneho hari uwambwiye ko umunsi wa mbere yakoze ubukwe, yageze mu rugo umugabo aramukubita, amukubise ndavuga ntumva
ntigewe ntabwo muri ngewe mbwira Imana ni Imana uzampa umugabo utazankubita kuko ntinya umuntu umbwira nabi, ntinya umuntu wantonganya cyangwa se wankubita. Ubwo rero hari amasezerano nagiranye n'Imana, muri ayo masezerano nagiranye n'Imana yarayasohoje. ndetse vuga ko ubwo we yaje kubikubwira urebye za kondisiyo uvuganye n'Imana usanga arazujuje. Okay, ni byiza cyane. Ubundi pastor, ubundi urugo ni iki? Umuntu akubajije urugo mu ijambo rimwe ni umugabo n'umugore babana, nibyo byitwa urugo. Ubundi urugo ni iki? urugo ni umugore n'umugabo bari kumwe, nibo bagize urugo. Kuvuga ngo ntabwo yaba ari we rugo adafite umugore, n'umugore ntiyaba urugo adafite umugabo. Niko navuga, urugo ni umugore n'umugabo bagiye gutangirana ubuzima bwo kubana. Imibanire myiza hagati y'umugore n'umugabo byitwa urugo. Ubwo rero abasore turi kumwe bari kudukurikirana rwose, twabagira inama yo gufata agakayi kawe n'ikaramu, kuko ndumva turi bukure amasomo akomeye hano y'urugo kandi bishobora kubagirira akamaro. Narakomeza rero, hari ikibazo nibajije. Ubundi urugo dukubije ko ari imibanire myiza y'umugabo n'umugore, bishatse vuga ko bari mu rukundo, none akayatahizamo ibintu by'ubupasitori. Nanone ubundi pasiteri arakundana? Pasiteri arakundana kuko mbere y'uko mba pasiteri nabaye umusore nkawe, umusore nk'abandi. Ubwo rero muri cya gihe cy'ubusore bwanjye, Imana kugira ngo mbe umugabo, mbe umuntu muzima, nuko nagomba kuba mfite uwo tuzubakana, tuzafatanya urugendo no mu murimo w'Imana, kugira ngo nzabone umfasha urugendo, umurimo wo gukorera Imana mbashe kuwutambukamo neza. Bisaba ko uba ufite, ntabwo ndi padiri, ni ukuvuga ngo ngomba kugira umufasha uzamfasha muri urwo rugendo, muri uwo murimo. Nise pastor, hari abantu cyangwa se urubyiruko ugerageza kwegera ugira ngo ugire inama, mujye inama bitewe wenda n'imyitwarire runaka muri kumubonamo y'umuhungu n'umukobwa, ukabona nifututse cyangwa se ntibereye igikristo, ukavuga ati rero gerageza rwose ugabanye gutya, ukavuga ati ubundi wagira ngo tuzakundane nk'abapasitori wowe, ntibaza abapasiteri b'ubundi ntibakundana. Ndagira ngo tumenye ubundi, kugira ngo ube witwa pasiteri unafite umudamu mu rugo biba bimeze biti, mubanye mute? Iyo ushatse kumubwira ko umukunda aravuga ati jya mu migani ya Salomo, nimba ari imigani, nimba ari indirimbo simbizi, cyangwa hari ubundi buzima buri ku ruhande usibye kuba wenda wabumbura Bibiliya. Muri icyo gihe icyo navuga ku abasore, iyo umusore, twebwe ko twakuze, umusore yakundaga umukobwa yabashaga kumubwira ko amukunda, bikaba wenda nibo babiri, ariko noneho guhera uwo munsi bikamenyeshwa wenda imiryango, ababyeyi, nuko kandi n'itorero rikabimenya, bigatuma banirinda kugenda bakururana, bya bindi bituma bashobora kugwa mu byaha, bagategura imishinga yabo birinda kukwegerana cyane, bishobora kubateza ibyaha. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nta byo gusomana, nta byo kugenderana ngo barare, mbese ni muri ya minota mikeya kandi nayizwi, binashobotse umwe ku wundi akaba afite umuherekeje. Ibyo byaradufashije, bituma tubasha kwirinda icyaha icyo ari cyo cyose kugeza ubwo dushyingiwe. Hari igihe rero usanga abasore benshi bashaka kuwitwara nk'abo tubona hano hanze b'abanyagihugu, ugasanga kumva ko yakubwiye kukunda uwo munsi ni ngombwa musomane, ni ngombwa muryamane. Ntabwo abakristo uko turera, nta nubwo ari byo twifuriza abana bacu nabo bifuza kurushinga.
ni ukuvuga ngo iyo umusore yakunze umukobwa agomba kubimubwira, byamara kubimubwira umukobwa akagenda akabibwira iwabo, akabwira iwabo representa iwabo wa musore n'umukobwa yemera, noneho bakazana inkwano gutegura ibintu bikagenda neza kugeza ubwo bazashyingirwa batarongera batarakora icyaha na kimwe. Pastor ko arigiye kubwira ngo ni turi mu gihe cya courtship cyangwa cyo kumenyana, nzamenya umuntu tutabana cyane tutegerana cyane, nzamubwirwa n'iki mico ye mibi cyangwa imyiza. Mu gihe cya kera imico nk'iyo wifuza, iyo baramugenzuye nimba umubwiye ijambo none yagombye gufata nawe igihe cyo kukureba akagusubiza. Kumwiga oya, umukobwa hari n'uwa yera icyo gihe rero mu gihe muri gutegura gahunda zanyu, muri kujya mu miryango, muri kujya hehe, nta gihe muba mufite cyo kugenda musomana cyangwa mukorakoranaho kugeza ubwo mushobora kugwa mu byaha. Muba mugomba kujya ahantu mufite intego, mukajya ku isoko se kugura ibintu muri gutegura by'ubukwe bwanyu, cyangwa se muri za komine, ari mufite gahunda. Ntabwo ari igihe cyo kujya kumenyana, ntabwo kujya kwihisha ngo abantu bagwe mu byaha ngo niko kumenyana oya. Ubundi gushinga urugo bitangira ryari pastor? Gushinga urugo umuntu yumva muri ryari ko yashinga urugo, cyangwa se nihe step ya mbere yo gushinga urugo? Ubundi umusore ushaka kubaka cyangwa se gushinga urugo nuko nawe abanza kwiprepara. Ni ukuvuga ngo iyo yatangiye kumva urukundo ruza, atangira kumenya ngo uyu mukobwa nshaka gukunda mfite ubushobozi bwo kumushaka, eske ni iki nakora kugira ngo mbashe kugera gutegura urugo rwanjye nzubaka. Ubwo icyo gihe rero nimba afite akazi atangira kwegeranya udukoresho, dore ko amajyambere abyoroheje. Kera twabanzaga tukubaka amazu, ariko ubu ngubu igihe kubera amajyambere usanga hari amazu ahari ateganyijwe agakodeshwa, umuntu akayibamo akayikoreramo ubukwe. Wenda icyo yitegura ni materiyeri, intebe, ibitanda, ibintu nk'ibyo ngibyo, wenda agakusanya n'inkwano ndetse n'ubushobozi bukeya buzamufasha kurangiza ibibazo byo muri famiye y'umukobwa n'imyenda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mama Nadine rero uramubonye ndetse uramwaprochinze, aranakwemereye, ariko watubwiye ko mwahise mujya kubibwira imiryango ndetse na pasiteri. Ntabwo nagize numva uvuga ko wateye ivi pastor, byagenze bite ko kibona abantu batera ivi ati will you marry me? Icyo gihe ntabwo byari biriho. Ivi icyo gihe ntabwo byari biriho. Hari ubundi buryo twagaragazaga ko umuntu mukunze, nuko iyo wabwiraga umukobwa ati ndagukunze kameye mu wabe gubivuze bikuye ku mutima. Numva rero nta icyo gihe cyo gutera ivi nticyari kitaraza. Ibindi nibyo twagiye tubona, hari bazungu bagiye bazana, abasore bacu nabo bagenda babikopera. Cyo koreje ubundi narariteye nyuma y'iminsi y'imyaka 25, nanjye nateye ivi nongera kumusaba urukundo
kubera ko yari afite uburenganzira noneho bwo kumpakanira ati imyaka 25 twamaranye mbona warangendeye nabi noneho ndumva ngomba kubohoka ubwo kontara tukayisesa ariko nateye ivi nongera musaba urukundo ari ngo namuhaga iriya impano ye naye twereke rwose n'iyi pasiteri muhaye nteye ivi rwose mu kimbo nayigumane niyi ndagira ngo Nadine dushire muri iyo shusho pasiteri muri imyaka 25 araje ati William Marimi akuzana ino kado wakoresheje ayo magambo umusubize cyangwa wahise wiyumvamo gute byaranejeje byahise bihura na rya jambo na Imana nabwiye Imana nti Imana uzampa umugabo uzanezeza uzampa umugabo wuzuye uzampa umugabo ukwiye byahise binyibutsa iyo image ubwo rero nanjye ntago nabyihanganiye nahisemo hananjye namwandikiye urwandiko ko nabonaga bikwiye muha certificate iyi certificate y'urukundo iyi certificate usibye ko yanditse nyine mu giportigi sinzi niba nabisoma mwasa nk'abagenekereza mu kirimi twumva kugira icyo ushatse kuvuga wenda cyangwa se wenda musome pastor zadusobanurira mu kinyarwanda nabyo ntacyo bitwaye sinzi ikiborohera wabyanditse ni nawe uzi amagambo yakoresheje ko yambwiye amagambo y'urukundo rwose nanjye ntari niteguye yankoze ku mutima naramubwira ngo umunsi warageze ku itariki hari saa 7:30 umunsi nasezeranye ku mugabo nkunda w'ubuzima bwanjye ubwo ndamubwira ngo felicitation umugabo wanjye byose byabaye mu bushake bw'Imana igisubizo cyavuyemo ni urugo ruhawe umugisha uyu munsi twujuje imyaka 25 officiellement duha icyubahiro Imana kandi dusaba Imana ibizi yo kuko yadufashije dushimira Imana kandi dusaba Imana bivuye mu mitima yacu ko Imana ibizi izadufasha kurangiza urugendo kurangiza uru rugendo kandi dukomezanyije muri uru rukundo rwacu ibi bintu biraryoshye bano mudukurikiranye bumwe nta kintu mubonamo koko ibintu ni sawa cyane pasiteri ati rwose madamu wanjye bitewe n'imyaka 25 n'insinzi nyinshi twagiye tugeranaho njye napfukamye mwambika impeta y'igikombe kandi bambikana utuntu duto ariko we yafashe igikombe rwose arakimuha rwose ni ibintu binejeje mama Nadine nawe ati rwose nanjye guha certificate ko burya nakwemeye ngira ngo ndebe ku ishuri ry'urugo tuzarijyanamo neza ngiye kubona mbona ugura umunyabwenge uri wa mbere ngo ya certificate rwose waratsinze kuri turi kuganira na couple z'abatsinzi gusa hano they are winners ariko ngiye kubaza iki kibazo ndabona rwose ibintu ari sawa cyane ubundi pasiteri urugo rw'abapasitori cyangwa abantu b'Imana rubaho gute mu buzima busanzwe ariko wenda buri ku ruhande gato y'ubupasitori yo kubura umukozi w'Imana
mukundana mute ushobora kubwira umugore wawe ko umukunda nta kibazo ntacyo ntabwo ari icyaha ni normal kabisa kubwira umugore ko umukunda ko ari sheri ko ari mama uretse ko ngewe kuva twashakana namye mubwira ko ari mama wanjye yambereye byose na birenze kumwita sheri afite titre ko ari mama sibyo mama Nadi duspose ko pasiteri ari mu cyumba mushaka kumuhamagara mumuhamagara gute di pastor gwino mubwire cyangwa ni sheri cyangwa ni papa Nadi papa ajya hamagara papa okay ni byiza ubwo turi kumwe na papa na mama nkabaza ni se ni ryari wenda wibuka hafi wibuka kumubwira ko umukunda mbimubwira kenshi hanyuma hafi hafi ku itariki 16 kubera ko ubundi ni papa pasiteri ni papa byose kandi nawe arabizi nawe yabasha kuba umuhamya wabyo kenshi mubwira ko mukunda ko yabaye igisubizo mu buzima bwanjye kuza mu buzima bwanjye byabaye igisubizo umwaka twamenyaniyemo niko namubwiye ko wabaye umwaka w'umugisha ko namusezeranije ko nzabibwira abazadukomokaho ibyabaye nabo bakajya bamenya ayo mateka Nadine tubwiye ko aheruka kubabwira ko abakunda itariki 16 rwashize iminsi natarabikubwira pasiteri ko numva ngo gukunda ni inshingano z'abagabo mwemererwa kumubwira ko umukunda ryari njye mubwira buri munsi n'uyu munsi nayo mubwira uyu munsi nibyo none nkahita mbaza nise ubundi wa mugani ubundi ni inshingano zo kubwira undi ko umukunda n'izandi ko hari abavuga ngo ni iz'abagabo abadamu bo ni ukuganduka ati bo abagabo mugomba gukunda abagore tukaganduka ariko ninde ukwiye undi kujya abwira undi kamukunda cyane ninde wakakwiye kujya yenyegeza uwo muriro ubundi ni umugabo umugabo niwe wagiye gushaka uwo mugore aho yamukuye rero agomba kuhora amubwira ati ndagukunda none uwo mugore rero nawe aba agomba kuganduka asasira rwa rukundo cyangwa se arwakira nibyo ndabaza wenda mama Nadine ese ubundi mu rugo ninde ugira uruhare mu kubaka urugo ahanini kuko urugo ni urwa babiri nibyo wese abafite 50 cyane cyane bose ko iba ari ni nka tanke bose bavomamo umunezero ariko ninde ahanini ugira uruhare runini ni umugore ni ugira uruhare ushatse kuvuga ko mufite nka 80% yuko mumaze imyaka 25 oya ntago ari ko byagenze ariko ahanini umugore agira uruhare runini mu rugo kuko ibintu byose niwe biba bireba mu nshingano abafite inshingano yo kwita ku mugabo akita ku bana akita kuri buri wese uri mu rugo rwe kuko ni nako ijambo ry'Imana ritubwira mu migani ko umugore mwiza yubahiriza inshingano ashinzwe pastor nibyo umugore nugira uruhare runini nuje warore nini mu kubaka urugo ni mutima w'urugo umugore niwe nyiri byose niwe nyiri urugo kuko kugira ngo mu rugo winjiremo usanga hateguye haratatse ibiryo byabonetse n'abashyitsi abakiriye abana bariye bakarabye baryamye cyangwa se bagiye ku ishuri ni mama
okay, ni mama ugira uruhare mu kubaka urugo. Ndagira ngo wenda mbaze sinzi uwo ndi muhereho ariko reka mbere kuri pasiteri mwaduha wenda nk'urugero sinzi nimba ari kimwe cyangwa bibiri cyangwa 10 ariko ibintu nka bikeya by'ingenzi muvuga ati hari karite nasanze madamu wanjye afite igihe cyose niyo mbona imbere ye karite se sinzi uko muri butubwire ariko wese abagira karite ye hari uvuga ati ngiye mfite umugabo witonda ke rwose urugo rwacu rwubakiye mu bwitonzi bwe yacisha make sinzi hari karite runaka wenda bavuga ati Manadi reka ngushimira imbere ya kamera rwose buryo umeze gutyo uteye gutya niyo mpamvu burya tunagejeje imyaka. karite ya mbere namubonyeho nuko nabonye ari umugore wihangana. Dushakana twashakanye tuko tudakize dukeneye rwose dufite ibibazo byinshi nta mafaranga nta n'amashuri namweretse nta n'ubutunzi nari nshingiyeho yabonye ariko yanyemeye ko noneho mu kunyemera bigera igihe tugenda tunyura hirya no hino nyine nk'uko umuntu abagenda ashakisha haraho twageze turakubitika nta faranga nta mbere nta n'inyuma ariko yayihanganaga. Ubwo rero namubonyemo umuntu udasanzwe. Hari umugore ushaka akakubaza imyenda buri munsi mbese navuga ngo namubonyemo kwihangana gukomeye kandi namubonyemo gushaka urabona nkatwe wa pasiteri turi muri byinshi tugiye muri byinshi nk'iyi myenda ntiwambaza ati wayikuye sinjye wayimuguriye niwe wayishakiye kubera ko nyine Imana yamuhaye ubwenge imuha ubushobozi urugo niwe urwigengamo niwe uzi uko bigenza mbese nyine yarantangaje muri byose mbona kandi uko nguko niko nanjye anyitaho yaransirimuye rwose kare bati imyenda igezweho niyi akaba ariyo antegeka kugura cyangwa se akayingurira nkayibona byayiguze. Mbese namubonyemo ibintu byinshi cyane mbese ya mbere byose. Indi karite navuga namubonyemo nuko n'umuntu mbese anyurwa nuko ameze kandi ni umutima w'urugo ni umugore mu by'ukuri mu rugo bihari bidahari azi kwihangana mbese ubwo nyine nabuze icyo navuga kuko ibintu byinshi byose numvaga nifuza ndibuka kera ntarashaka najyaga numva nifuza umudamu witonda umudamu udashamaduka umudamu utajya mu mpaka n'abandi bagore utari gashoza mvururu byose nasanze abyujuje. Byose wasanze abyujuje Manadi. Ntago ndi bukubaze kuri karitura zo kwitubwira nyuma ariko nagira ngo baze se ko hari ababyeyi benshi cyangwa se abagore benshi babumva ko umugabo ni umufuka niko bavuga. Umugabo burya ni ikofi, umugabo udafite ikofi nta mugabo w'umurimo. Ndagira ngo bagenere ubutumwa kuko mutwara tubwiye ko bize bigira mu gihe rwose nta faranga ryeri hari gukomeza kuba umutima w'urugo ariko dufite ababyeyi benshi hano hanze ku buryo iyo umugabo bwa ati nonte nta kintu kiri hano mu nzu tuvuga ati nta mugabo kurimo ku buryo niyo yagira Imana yagira icyo aronka aba yumva ari ubaye umugabo akavuga ati uzana menshi mu rugo n'uwo umugabo. Ndagira ngo bagenere ubutumwa ese koko birakwiye ko nimba umugabo nta mafaranga afite umugore yafite ari wituba mutwe w'urugo? Ntabwo ariko bikwiye. Wowe wayabonye kuko uri umufasha w'urugo uko yabonye uraza ukayamurikira umugabo ukamubwira uti umutware wanjye nabonye amafaranga ya naya
tuyakoresha iki, kuko mwese muba mubana mu rugo hari ubukene cyangwa se ikibuze mu rugo muba muzi ni iki n'iki n'iki, niba ari ukwishyura inzu turishyura inzu cyangwa se turakora iki. Ariko buri mugore cyangwa se umubyeyi wese arwana ishyaka kugira ngo urugo rwe rutere imbere. Ntabwo abonye amafaranga yumva ko yakora ikintu giteza imbere urugo rwe, ari abana mu rugo cyangwa se ari umutware, atari ukuvuga ngo ni njyewe mugabo. No, ntabwo kuba umufasha, ntabwo cyangwa kubona amafaranga menshi ntabwo biri bukuhindure kuba uri umugore noneho witwa umugabo. Ya uguma kuba umufasha, haba hari amafaranga yaba adahari. ese ubwo uramutse ubonye amafaranga ukaza ukishyura inzu, waba ufite n'umukozi ukamwishyura ukanahaha, donc za dépenses zose zo mu rugo ukazikora utarinze kujya kumurikira umugabo. Undi kumurikira umugabo bimaze iki? Uraje ukabikora byose, uko ukabwira umugabo ati rwose yiryamire nzajya mbikora byose, atazi ifaranga ryawe, atazi uko bimeze, bimaze iki? Bitwaye iki? Niba ubishoboye kubikora ni umugisha, ni byiza, ukabikora. Ariko utabashije kwereka umugabo wawe ko umusuzuguye cyangwa se ko ari wowe poderozo ugize imbaraga, ukamwereka ko muri kumwe mugafatanya, ukamubwira uti nabonye iki, deja bimwe na bimwe ukabishyira mu maboko ye. Narimbajije ubibonye ariko ntubimwereke. Yewe ukoreye wenda ibihumbi 10 cyangwa 5, wishyuyemo inzu ya 500, wishyuye umukozi wa 200, dépenses zose urazirangije, wenda usigaranye 1000 ku mufuka. Ariko umugabo wakabyuka abona byose byakozwe utamubwiye, atazi n'ayasagutse nayo wabonye ko angana, icyo bitwaye. Kubera ko kubana muri kwa kubaka urugo ni dialogue. Kubera ko muri dialogue rero habaho kuganira, kandi iyo umugore n'umugabo baganira, haba ari mu gitondo cyangwa haba ari nimugoroba cyangwa haba ari saa sita, baganira iby'urugo rwabo. Ubwo rero niba watetse cyangwa utatetse, bamwe ati papa natetse ibi n'ibi niba bihari cyangwa nteka iki, urumva ushaka umuntu abazi umugabo wanjye akunda iki, reka ntegura iki cyangwa nteka iki. Nk'iyo yasize kidahari ukakibona, araza ariko ukamuha detaye, ukamubwira uti nabonye ibi n'ibi mbigenza gutya na gutya na gutya, urabyumva bimeze gute. Ariko ntabwo rero wafata decision wenyine, ukishyura inzu, ukishyura amazi, ukishyurira abana ku ishuri. Mbese umugabo ahari wagombye kubishyira mu maboko ye, hakagira ibyo akora nawe hakagira ibyo ukora, kuko hari imirimo ibireba umugore, hari n'imirimo ibireba umugabo. Pastor, madame agiye ku kazi, arahembwe, araje, dépenses zimwe zitumura udasinziriye arazigukemuriye, ariko ntihakubwiye ngo nayakemuje amafaranga avuye aha, nishyuye angana rya, nasaguye angana rya, byose arabikoze. Wowe nk'umugabo ari cyo babigutwaye? Babigitwaye. Burya umugore nubwo yagira umugisha Imana imunyujijemo, aba agomba gutanga raporo, akakubwira magenzi ye, akakubwira uko yarongeye, uko byagenze. Biragufasha kuko ntabajyana bataziranye, biba bisaba ko umuntu ugenda namuziranye. Icyo gihe niyo yagiye gushakisha, usigara aho uri utari kumwe nawe, uri kumusabira Imana imufashe. Iyo rero yagize icyo aronka akakizana, akurura umutima. Iyo kubwiye raporo y'urugendo rwe, wumva wururutse mu mutima. Turabutse ko turi kumwe na couple ya Revera Pasteur Renzaho, ndetse bari kwizihiza iminsi cyangwa se imyaka, kadukoresha imyaka ko tubishize mu minsi ntitwabasha kuyibara. Ni imyaka 25 barushinze. Turi kuganira ibintu bigiye bitandukanye, uko babanye, uko bakundanye, se banyuze mu yihenzira, byibura kugira ngo nawe udukurikiye uvuga ati reka nanjye ngire ikirenge mu cyabo.
kuko ndibaza atari ikintu kibi ko wagera mu kirenge cy'abantu kandi wafatiraho nk'icyitegererezo. Ndibaza ko atari ibintu bya benshi kuba bamaze imyaka 25 barushinze ndetse tubona bakicaranye gutya bagikundanye, ni ibintu byiza cyane. Ubwo rero dukurikiye nawe wafatiraho rwose ukabigiraho ibyo bari kuvuga byinshi wumva byakubaka ukabigira ibyawe. Ndetse ubundi menya nandi ndimo ndabeshya abana hari ubundi urugo rwigira ku rundi past nende kubwira abantu ngo babigireho ariko umutima wisungubita ndavuga nise ubundi nabwira abantu ngo babigireho kandi urugo rutigira ku rundi sambabeshya. Yabiterwa n'ibyo wabonye. Nk'ubu twese tugenda twubaka ingo, twubatse ingo ariko dufite n'ibyo twagiye tubona bibi n'ibyiza. Ibyo rero wabonye bibi urabyevita ukabyirinda, ibyo wabonye byiza ukabyigana. Wumva wifuza kuba wagiye navuga ngo nabonye abantu bagiye bubaka ingo kandi zari zimwe amahoro babanye neza, nanjye nkagerageza kwigana kugera ikirenge mu cyabo. Nimba nta gushwana mu rugo, nuko hari ahandi nabibonye ko abantu babana kandi badashwana bigashoboka. Nimba umugore adashoboye kwihangana ukabishobora, uramwihanganira ukamuzahura muri za ntege nke yagize. Nimba hari ikibazo kivutse mukamenya uko mugikiranura. Ariko ibyo byose ntago ari twe ba mbere bubatse ingo, ahubwo natwe dufite abatubanjirije twagiye dukuramo inama nziza cyangwa se twagiye dukuraho urugero rwiza. Kimwe nuko natwe ubu hari abandi bashobora kuzatwigiraho bakabasha kubona urugero rwiza. Nimba hari ibyiza batubonyeho bakabikurikiza, ibi babonye nabyo ntibabikurikiza. Mumaze imyaka 25 rero Mama Nadine mwatubwira urugendo mwamize mwakusubize numva muvuga ko ari igihe mwigize ko komanya amahembe gato ukitahira mu rugo kuki utabitubwira. Kubw'amahirwe ntabwo byabayeho, ni nayo mpamvu iriya tariki yabaye itariki y'umunezero, kuko mu by'ukuri hari benshi bapfuye, hari benshi batandukanye, hari benshi bagize ibibazo byinshi, kuko umunsi twasezeranye, twebwe twasezeranye mu rusengero turi abageni 4. Muri abo bageni 4 rero abari bakiriho bagihagaze turi 2, ariko umwe yatandukanye n'umugabo, abandi barapfuye. Ubwo rero ninjye n'umutware wanjye twari dusigaye, kuko namenye ayo makuru navuze ntireka ni iriya tariki nigera tuzashima Imana. Tuzashima Imana. Nagombye kujya mu rusengero mu iteraniro rinini nkazamura amaboko nkashima Imana tukabyina igisirimba, ariko kuko turi mu gihe bitatwemereye, ariko igihe yigishiye nikigera nzabikora, kuko n'umuhigo nahigiye imbere y'Imana nyitambira ishimwe ryayo kuko irikwiriye, yakoze bikomeye. Birashoboka wenda akaba ari umugisha mwagizeho ko bana n'umuntu w'umupasiteri n'umukozi w'Imana wenda utagira amanyanga menshi, utagira utuntu twinshi, ariko birashoboka wenda akaba ari ikintu runaka ari kuba yagukorera akavuga ati no ibi ngibi birakabije, reka mbe ngiye mu rugo nshyire ubwenge ku gihe. Impamvu wenda mutatashye mu rugo nuko wenda pasiteri yakoraga ibintu biri ku murongo, cyangwa nuko wenda divorce utayimera. Ntabwo ibyo yakora byose kubera urukundo mukunda, rwa rukundo ruraza rugakuraho bya bindi bisa nk'ibyambabaje, nkibuka urukundo mukunda, nkibuka urukundo nawe nkunda, rugakuraho ibyo byose, kuko muri byose habaho urukundo. Urwo ankunda nanjye n'urwo mukunda rujya ruba umweyo ukubura bya bindi biba bitameze neza, biba byateye umwanda mu nzu. Pastor, divorce murayivugaho iki?
cyane cyane wenda tujye no muri bibiliya nubwo twe twavuze ngo duse nk'abasohokamo gato ariko nk'umukristo na divorce kuko ari igihe ubona n'umuntu akakunaniza pe ndetse wareba ugasanga mukomeje kubana ari igihe wahasiga n'ubuzima bikaba ngombwa ko mutandukana. Hari ugutandukana rero n'umuntu ukaba ugiye mu rugo harimo gukora divorce burundu, ugasaba urupapuro ukajya mu nkiko mugasinyuraho mwasinye mugatandukana. Ubundi ijambo ry'Imana cyangwa umwuka avuga iki kuri divorce? Ijambo ry'Imana ryo ntiryemera divorce. Divorce nubwo abantu benshi bajya bitwaza rya jambo rivuga ko ngo umugore n'umufata asambana ngo umwandikira urwandiko atahe, ariko umugabo se iyo afashwe asambana we bigenda bite? Hari aho Bibiliya yanditse ko umugabo nawe bazamwandikira urwandiko agatandukana n'umugore? Aho rero bishaka kutwereka ko icyo kintu ntago ubundi ari ukuri. Ntago umugore n'umugabo babanye basezerana kutazatandukana, bazabana bagatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Ubwo rero bivuga ngo nukubana iteka, nukubana karamata. Ubundi akaramata bivuga ko nk'ugufata ikintu ukagifatanisha na kore cyangwa se supaguru. Ntago rero icyo kintu wafatanishije na supaguru ushobora kugica ngo gitandukanye, biba byafatanye butatandukana, sibyo? Mu kuvuga ngo icyo ngicyo sinyemera. Noneho rero mu rundi ruhande warumbwiye ati aho kugira ngo dupfe apfe anyice cyangwa se mwice twatandukana divorce ikaba. Ngiye aho ngaho nemera ko ntago navuga ngo uzabane nawe mupfane akwice cyangwa umwice. Navuga ngo niyo mpamvu nyine abazungu bazanye divorce. Iyo divorce zikaba abantu bagatandukana, ariko ntago baba binyuze mu bushake bw'Imana. Kandi iyo byageze aho ngaho nukuvuga ngo n'Imana baba bayirukanye ntibikiriho muri bo. Ubwo rero navuga ngo icyo gihe baba abapagani bakora iby'abapagani. Okay, tugana ku musozo ndumva hari byumvikanye, ariko ndagira ngo dusoreze kuri insanganyamatsiko isa nk'ari ndende, ariko ngira ngo duse nk'abakoraho gato na tuzagaruka mu ituganirizeho birambuye. Ingo z'ubu ziri gusenyuka Kenyegi, ugasanga abasaza nk'amwe mumuriziza imyaka 25 mubanye, ariko abajene ugasanga bamaze amezi 2 ngo divorce. Kandi twakurikirana amakuru ya kera tugasanga ntago byari bimeze, ntago byari bishyushye nk'ubu ngubu. Nkabaza ni se wenda byaba muri hangre yose mu bireberamo, yaba mu bunararibonye nk'abantu bakuru cyangwa se nka pasteri, mubona biterwa n'iki? Ingo z'ubu ziri gusenywa n'iki? Ikintu gisenya ingo z'ubu ni byaringaniza cyangwa se kwa kutamenya buri muntu urwego rwe. Iyo ari umugore yubatse urugo, umugabo amubwira ikintu, umugore akajya mu kirere, ntashobore kumva ko ari umugore mu rugo. Umugore mu rugo akenshi abagomba kubaha umugabo we, akaca bugufi umutware, akamwubaha nk'umutware. Ariko kutamenya agaciro k'umugabo we nicyo gituma yumva ashaka gufata nawe responsibility mu rugo, akumva ko umugabo nimba avuze nawe agomba kuvuga. Ariko igihe cyose urugo burya kugira ngo rubashe kugenda neza nuko bose bagomba kumvikana, mbese nibyo bita amagirirane. Ariko abagore benshi n'abagabo batsenye ngo muri iki gihe cya none, icya mbere ni ukutubaha Imana kuba kuri muri bo, akiyorobeka, akitwikira ikote ry'uko ari umukirisitu, akagenda akajya gushaka. Yashaka rero yageza umugore mu nzu akabumbura ingeso ye, yayifunura ingeso ye yayigaragaza, nuko ugasanga umugore ntayishoboye, sibyo yamubonyemo amurambagiza. N'umugabo nawe nuko umugore yamugeza mu nzu agahishura ingeso ye atarazi kandi atari yagakiza, none ugasanga ntabwo ushoboye kumvikana no kwihanganirana. Muri bose rero agakiza kakaba ari gakeya, niko gatuma, nibyo bituma ingo zisenyuka, atitaye ku byo bahuye nabyo ejo, ku byo bakoze. Nimba barakoze ejo ubukwe, hari n'ikindi
twebwe nk'abakristu dupfana umugayo. Inyanga ni ukwanga umugayo, nako niko dupfa twanga umugayo. Ndi umukristu, abantu bazumva navuze nabi, abantu bazumva nashwanye n'umugore, abantu bazumva ko twatandukanye. Mbese nubwo haba hariho impamvu igaragara ko mwari mukwiye no gushwana, ariko mukibuka icyo muri cyo, mukibuka ko muri abakristu mugomba kurinda icyo kintu cy'uko muri abakristu, ko mwavugwa iyo mvuzwe nabi cyangwa se hagaragaye ubuhamya bubi bwanjye hagati y'umufasha, ni ukuvuga ngo na Kristo aba yatutswe. Ubwo rero tukirinda icyatuma izina rya Kristo ritukwa. Ariko abantu badafite gutinya icyo, ni ukuvuga ngo bari abapagani, nta nubwo baba bakunda Kristo, nta nubwo baba bari abakristo. Numva rero umuntu udatinya icyo ngo arinde cya kintu bitume avuga ati ninkora iki birabyara iki, ninkora iki birabyara iki, numva muri we abadakijijwe neza. Reka mbaze na Manadine, numvise muvuga ku badamu cyane kuganduka no gufata umugabo nk'umutware, wasanga nawe agiye kuvugira abadamu ntawamenya. Mwe murabona ingo z'iki gihe ziri gusenywa n'iki? Ingo z'iki gihe Satani yagabye ibitero byinshi. Urumva amaze kugaba ibitero byinshi, kuko urugo niho Imana ihera itangira umurimo w'Imana. Ntabwo umurimo w'Imana uhera hariya mu rusengero, uhera mu rugo. Noneho ubwo rero kuko Satani yabonye ko iyo urugo rwubatse neza, rumeze neza, byanga bikunze n'umurimo w'Imana uzagenda neza. Ariko Satani yohereje ibitero byinshi byo kugira ngo arwanye ba bantu bitwa ko ari abakozi b'Imana. Yohereje ingabo n'ingabo zo kugira ngo abantu be kumvikana, habeho intambara nyinshi mu mitima y'abantu muri iki gihe. Ubwo rero biba bisaba ko abantu basenga Imana, bagashyira hamwe, byose bibaruhije bibaguye bakabyereka Imana. Kuko mubyereka Imana muri kumwe, iyo umugore n'umugabo n'abana bafatanyije mu rugo gusenga Imana, byanga byakunda amahoro azaboneka. Amahoro azaboneka. Usanga kenshi habaye uburwayi, usanga kenshi habaye kutumvikana, n'ubukene bw'iki gihe. Kandi nanone usanga abantu bafite kwifuza kurenze urugero kurwo bafite. Umuntu akumva wenda arifuza imodoka, arifuza inzu, kandi wenda bataragera kuri iyo ntambwe. Ugasanga biramuhangayikishije, nubwo atabibwira umugabo we, ariko akavuga ati njye nzabikora mbyereke umugabo wanjye. Ibyo nabyo ntabwo byakubaka, birasenya. Byumvikanye. Nangize akabazo k'amatsiko ndibaze Mama Nadine, ni ko tumaze iminota rigera kuri 30 isaga 40 tuganira, mbona wifashe gutyo, udafite telefone mu ntoki, uri muri WhatsApp gatoya wenda mu gihe pastor ari kuvuga, ko nabonye no kuvuga umwanya munini. Ntayo ugira? Telefone ndayigira, irimo WhatsApp se? ibamo WhatsApp. Hizo ko mbona nawe utari gukandaho, nta muntu wakubuza. Ngira amasaha yo kuyikoreshaho, iba iri online, iri open, ariko hari amasaha njya nyikoreshaho, nko guhera za 7 zoitu kugeza 21. Ntabwo mba ndi kuyikoresha, mba ndi mu yindi mirimo ya hano mu rugo. Ubwo iyo nyirangije, tumaze kuyikora yose, nshobora gufata telefone nkareba abamvugishije, nkasubiza za message zinjiye, ariko narangije imirimo ibindeba. Pastor, dufite imiryango nyeka kisenywe na WhatsApp na Facebook n'ibindi nk'ibyo.
ushobora gusanga abantu babiri bari kuganira mu rugo, ariko ugasanga umugabo ari kuganira na madamu ndetse proje y'urugo ifatika, ariko akayiganira afite telefone mu ntoki, ari kuganira n'undi mugabo wo muri Amerika. Noneho ugasanga n'uwabwira nawe ari kumusubiza amwikiriza, ariko nawe ari kuganira n'undi wo mu Rwanda cyangwa ahandi. Nabaza ni ibyo bintu byo bya mwabivugaho iki, cyane cyane wenda nk'ubunararibonye bwo mu rugo. N'iterambere ni byiza, kuganira n'abantu ni byiza, ariko se ni gute muri uru rugendo rwo kubaka urugo twarwubaka turi mu iterambere ariko ritadusenyera, tukubaka umubano wacu? Dufite na famille ziryama saa 8 saa 9 z'ijoro, kandi bombi umugabo n'umugore bose bari mu gitanda, umwe ari kuri WhatsApp undi ari kuri Facebook, ugasanga batanye no kuganirira kuri Facebook kandi bari mu nzu imwe. Nabaza ni ibyo bintu murabivugaho iki, cyane cyane wenda atari nka pasiteri, nk'umupapa w'inararibonye muri ibi bintu? Navuga ngo nibyo koko Facebook, WhatsApp byaraje bizana n'ibibazo byinshi, bitwara ubwonko bw'abantu, bituma rero abantu bose babishyiramo ubwenge bararamo. Nibyo koko, ariko wenda navuga ngo byaba byiza kugira limiti. Kubikoresha si bibi, biterwa n'uburyo cyo bikoresheje. Nk'ubu nkatwe kuri Facebook, WhatsApp tuzikoresha mu ivugabutumwa, ariko abandi bazikoresha bateretana, babeshyana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bituma rero nk'iyo ngiye kuri WhatsApp ni ukuvuga ngo madamu wanjye bazindi ku ruhe rubuga ndi kuvugana n'abandi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bituma rero icyo gihe nawe abahugiye wenda mu tundi. Kandi hari ikindi, kutizerana, kutabwirizanya ukuri. Ni ukuvuga ngo bizana ingorane. Ugasanga nk'umugabo nimba turi kumwe na madamu ndi kuvugana n'inkumi hariya, nawe ari kuvugana n'undi musore hariya. Ubwo rero byanze bikunze kabiri gatatu nabibona azagerageza kureba iki n'iki cyatumye mvuga, nasanga wenda ari message z'undi muntu w'umugore cyangwa se iki, usanga bimuzaniye ikibazo mu mutima. Nanjye ubwanjye usanga biratubangamisha, turabangamiranye. Ni ukuvuga ngo naho intambara zituruka kutumvikana ko mu nzu kubera WhatsApp. Nuko usanga ari aho ngaho usanga biganisha. Ariko kenshi nimba ufite umugore cyangwa se ufite umugabo mwizerana, mubwirana byose, nimba muri kuganira hari n'igihe akubwira ati ndi kuvugana na kanaka uti munsuhurize, kubera ko uramuzi, urumva. Ubwo rero ibyo byose navuga ngo WhatsApp, Facebook harababigize byatwaye umwanya wo gukora ibibi, ibyo byo kuvuga ngo baganire n'abantu hanze bitume bageza saa 8 z'ijoro. Ntago ari byo. Hari amasaha yo kuryama Imana yagennye. None nk'umugabo n'umugore hari amasaha yabo yo guhurira mu buriri, bakaryama, bakaganira, urugo rwabo, bakajya n'igihe cyo gusinzira, kuko n'umukuryama no gusinzira nabyo ni ibintu Imana yaremye kugira ngo abantu baruhuke. Iyo utaruhutse ejo ukora akazi nabi, umubiri ukananirwa, ukazajya ushobora ndetse no kukubyariramo n'indwara. Ibyo byose rero navuga ngo Facebook ni nziza, WhatsApp ni nziza, bitewe n'icyo uri kwikoresha, ariko nanone nimbi bitewe n'ibikorwa uri kwikoresha. Nibyo tugeze mu gihe rero cyo gusoza. Mfite ibibazo ngira ngo noneho dusubize turasa ku ntego. Ni bya bibazo tujya tugiramo, ariko usubiza ijambo ku ijambo uko bitatubanguranya. Ndahera wenda kuri pasiteri, ndabaza ni umusore umwe araje mu itorero uyoboye cyangwa se no mu rindi, yakugiriye icyizere cyo kuba yakugisha inama. Araje arakubwira ati pasiteri, nabonye fiance, ndifuza kuba narwubaka, ngira inama. Ubwo rero ndagira ngo tubwire nihe nama wahita umuha, byibura nk'eshatu z'ingenzi. Ubwo ati yewe mwana, simfite umwanya wo kukuganiriza,
ariko mu gihe tutarahura ngo tuganire uzabigenza uko ushaka iki ubigenza uko ubigenza uko undi tuzaganira ibintu bitatu wagira umuntu wakugiriye icyizere cy'uko yakugira padrinya. ntabwo bari padrinya ahubwo bari inama umujyanama. Icyo navuga ni uko icyo gihe aje kungisha inama ambwira ko yumva akuze kandi ashaka kubaka urugo. Ikintu cya mbere mubaza wabonye fiance, akambwira ati namubonye ni runaka. Iwabo se barabizi? Icyo gihe ambwira ati iwabo barabizi, twarabiganiriye, twari presence. Noneho ndamubaza nti igikenewe ni iki? Nuko ufite se ubushobozi bwo kuba wabona inkwano? Kuko iyo umusore yabonye inkwano akaba nako yabonye fiance akabona inkwano, ibyo ibindi byose birabyashobotse. Arabyumva? Yabonye fiance, yabonye n'inkwano, ukuvuga ngo ibindi ni abantu n'inshuti bamufasha kubigeraho. Murakoze cyane. Hari icyo mwakongera mu Munadi? Umuntu ashamutse akugishije inama ashaka kurwubaka umukobwa wamubwira ngo mubaza niba nyine yaravuga yarumvikanye n'umusore, niba baramaze kumvikana, nkamubaza neza niba yumva ahamanya n'umutima we ko ari uwo, basi nkamubwira ko ikindi ari ugusenga Imana. turasoje kugira ngo tugire abantu tugenera ubutumwa mu buryo bwo gusoza. Ni abantu batari benshi nuko twabasabye, turakoresha rwose amagambo make ya nibyo cyangwa se ibyo ndabyumva gutya kugira ngo nabo wenda urimo udukurikiranye nawe yiyumvemo. Dufite umugabo umwe hano ufite umudamu ndetse barakundanye nta kibazo bafitanye, ariko usanga umugabo inshuti ze afite nyinshi nizo bakundanye kera atararushinga, ariko ntago amuca inyuma, baraganira gusa bisanzwe byo mu rugo bibukeye igihe bya kera, ariko mu by'ukuri ntago amuca inyuma. Ariko usanga ari we umujyanama ukomeye, ugasanga ni umukobwa bigize gukundana kera, ndetse inshuti ye cyane ni wa mukobwa wundi uwo bahamagarana cyane ku munsi ni wa wundi. Ndagira ngo wenda mu magambo make nka pasiteri umugenera ubutumwa uwo mugabo namubwira ngo abihagarike, kuko si byiza, kuko ntabwo ari byiza, birasenya. Nta n'inama yindi yakuha, kuko nimba utaramurambagije ngo mubane, icyatumye mutabana nicyo kigomba gukura kuri we mukamuzinuka. icyo cyumvikanye. Umugabo udukurikiye ufite inshuti z'aba ex girlfriend niko bakunze kubyita, cyangwa se abo mwigize gukundana kera, inama pasiteri akubwiye ni ukuvuga ngo bihagarike bikiri mu maguru mashya. Undi muntu mfite hano ni uwundi, yaba umugabo cyangwa umugore, ariko afite telefone irimo WhatsApp, reka niwe kubyita WhatsApp, afite telefone ariko irimo kode zirenga 10. Iyo ugiye guhamagara haba harimo kode, iyo ugiye kujya muri WhatsApp haba harimo kode, iyo ugiye kureba amafoto haba hariho urutoki, iyo ugiye donc buri kantu kose hariho kode, kandi ugasanga iyo yose yaba umugabo we cyangwa umugore we nta nimwe azimo. Ahubwo usanga umugabo avuga ati wankuriyemo kode ko nshaka guhamagara. Uwo muntu we munamugenera ubutumwa bwo kuki? Icyo navuga ni uko uwo muntu ahubwo ni umupagani, kuko kode kuzishyiramo uba wanga ko bakumenyera amabanga yawe arimo. Ariko navuga ngo ukuyemo izo kode hari igihe umugore we yagwa ku byo wabitsemo, cyangwa se kubizamo wowe utarabasha kwitegura kugira ngo bibone, akabigwaho, kandi ibyo byabasenyera. Ubwo rero ibyiza ni uko yahagarika izo nshuti zimwohereza ayo mabanga, hanyuma bundi agakunda agatuza agatunganirwa, akabana n'umugore we, agafungura telefone, ntashyiremo ayo makode. Ushatse kuvuga ko kode muri telefone z'abashakanye bitari byo? Ntabwo ari byo. Icyo anazigize nayimumenyesha, amubwira ati kode yo gufungura iyi telefone ni iyi. Okay. Icyo nakongeraho, kode
burya abashyiramo za kode bitewe nyine nuko uvuga ati ntazajya urungira muri telefone areba ibintu byanjye, ariko ubundi cyangwa se kode, kuko telefone ushobora gushyiramo kode nanone uvuga ati umuntu uzayiba ntazabashe kugira gute kuyifungura. Ibyo birashoboka, uretse ko hariho n'abazi kuzifungura ukugeza ubu ngubu bajyana kuri computer bakayikuramo byose ubundi kongera igakora normal. Ubwo rero numva nge kode nanjye yanjye ntayibamo, ayikuyemo ni byiza kurushaho, cyangwa se anayishyizemo nk'uko madamu bivuze, umudamu akaba yize. Okay, cyumvikanye. Undi muntu ngiye kubaza ndamubwira mama Nadine, ufite hano umudamu akenshi akunze kuba afite intonganya n'umugabo we, ahanini bishingiye ko haje ubwuzuzanye. Nimba ubwuzuzanye ni uburinganire, aravuga ati se uravuga ngewe ncecetse kubera iki, urandenganya ngewe ndi hano kuki se ntajye ntavuga. Hano ntawe ukiri umugabo, nta kiri umugore, twese ni 50-50. Ntago wambeshyira ngo uceceke, ntago ari wowe ufata imyanzuro wenyine, ntago ari wowe ugomba kuvuga mbere nanjye navuga. Navuga ni uwo mudamu wamugira nama ki? Ese mu rugo ko tuzi ko urugo hari umudamu umwe nkunze gukurikirana wo mu Rwanda, ntabwo tuzi kumuvuga izina ariko abantu baramuzi, akunze gukora ibiganiro by'ingo. Yavuze ngo urugo ni company, urugo ni company yunguka cyangwa igahomba. Navuga ni rero nta company ibaho rero itagira umuyobozi na visi n'abayoborwa. Navuga ni rero hagati yo company yacu turimo y'urugo, ninde wakagombye kuba umuyobozi wa company? Ndagira ngo use nkaho uduciriye izo nzego, dukore nk'administration ya company. Umugabo yakagombye kuba afite role runaka, umugore yakagombye kuba afite role runaka, bakagombye kwitwara gutya kugira ngo byibura turebe ko nyuma y'iki kiganiro n'ingo byibura 100 zazageza ku myaka 25 nk'iyo mwagize, ariko babuririye ku nama bagira. Ku nama rero nabagira, ndafata urugero nk'uko uvuze ko urugo turugereranya nka company. Niba ari company rero ari y'abantu babiri, ni ukuvuga ngo umutware turamugira directeur, siko bimeze. Umutware nitumara kumugira directeur, umudamu araza ari secrétaire, kubera ko burya directeur ntago amenya ibintu akora bimwe na bimwe, ariko burya akazi kenshi kaba ari aka secrétaire. Amenya aho inama iri bubere, amenya aho ibi buri kintu cyose, ndetse n'abaje kugira ibyo babaza kugira ngo bagere kuri directeur babasha guca kuri secrétaire. Ubwo rero aba ari hafu. Ndabwira rero abagore badukurikiranye umunsi bamenye ko ari ba secrétaire. Mfite undi muntu ufite konte y'ibanga, umugabo atazi n'umugore atazi, ariko iriho amafaranga, none akaba yagukuriraho ariko atakubwira kode cyangwa akubwira amafaranga ariho. Mwamubwira icyo umuntu, yaba umugore cyangwa umugabo? Umuntu rero namubwira ngo abohore umutima we, awufungure, kuko ibyo byose ni imizigo, ibyo byose ni iminyururu ibiboshye umuntu. Muri ibyo byose umuntu aba yikoreye, aba yanze kwizera uwo bashakanye. Ariko inama namugira inama kugira ngo uwo bashakanye mbese bishyize hamwe baba ikintu kimwe, n'ubundi namuhe ubuzima bwe totaluma bwose abushyire mu maboko ye. Niba ari ibanga arimubitse, niba ari inshuti ye magara cyangwa se ikindi kintu abibitse umugabo we. Njye numva ngiye hano mu rugo nabanga njya ngira, icyo umugabo wanjye batazi ntabwo kiba kiriho. Ubu ni ukuvuga ngo umugabo amugira inshuti ye ya mbere. Urumva, niba batagira igihe cyo kuganira, amusabe ati ndifuza ko dutembera, ndifuza ko twajya aha n'aha. Noneho na wa mugabo nawe nabona yabimusabye, nimagine ko atazanga.
ntabwo azanga, ariko umubare ku byerekeranye n'umutungo, kuko abantu hari igihe umuntu agira umutungo ariko umugabo agomba kuwumenya n'umugore akamenya umutungo uhari. Imana ihagije, ihagije, uri Imana ihagije, Yesu uri ihagije, Imana ihagije, Mwami wihagije,